elela wai wa mayuka, asimba simba kutengeleza, elela wai wa mayuka. Elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka. Ngaho mwiza kuri kwimyoza wabaye iki? Ijoro ryose burinze bucya utaryamye uri kwigaragura byagenze gute? Nabura n'imyoza iki? Byagenze gute se mugabo mwiza? Ariko ubundi ujya wibwira ngo bizaguma gutya? Iki se kandi byagenze gute? Ariko reka mubaze sheri. Ndakumva. Abo twashakiye rimwe ubu ntibabyaye kabiri. Ubona urivaze muri urugo? Nese sheri, ubona ari ngewe wishimiye kubaho nagira urubyaro. Imana niyo yonyine itanga urubyaro, ntabwo tugomba kwiheba. Hari benshi tuzi babihanganye, Imana birangira bahaye urubyaro, twe ntabwo tugomba kwiheba rero. Oya, ndarambiwe. Nese ushaka mbigenze gute? Ibyo ugomba gukora niho bizi. Ikingaze nuko ngiye mbona umwana. None se nijye uziterera? Sheri nanjye ndambiwe guhora ntoteza umwana njye nijyanze kweka nk'abandi babyeyi. Urarambiwe? Ngo kuba ndi muri inzu njyenyine nta n'umwana natuma n'amazi hariya ku mugezi. Kwirwa ntoteza uko bwije nuko bukeye umwana nijye uziterera. Ndagira nkubwirewe. Ngiye kujya mu kazi. Ningaruka ntasanga utarabona igisubizo. Sinza gusanga muri urugo. Uzahita uzinga utwawe ugende. Sheri, igisubizo ni ugufatanyiriza hamwe tugasenga. Ntako ntagize. Twarasenze bihagije. Ntaho utajyanye gusenga. Ndagira nkubwire ngo nta kindi gisigaye. Igisubizo ni ibintu bibiri. Kubona umwana, kumubura ugasohoka muri urugo ukagenda. Hari igihe cyagomba kuvugana nawe. Oya Sheri, ugomba kunyumva. Elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka, elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka, elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka. Elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka, elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka, elela wai wa mayuka, asimba simba kutembeleza, elela wai wa mayuka. Injira nakubonye kare. Nakubonye kare, injira. Uragenzwa n'iki muri iki gicuku? Ndashaka umwana. Urashaka umwana? Nikubona nakubonye mu bwoba. Mukurambere nyumva. Mukurambere nyumva. Nyumva. Nishinare narayivuganye mw'ishyamba. Narayivuganye. Iki kibazo ni ikibazo toto. Ikibazo cyawe mukurambere yemeye kuguha umuti. Yemeye kuguha umuti. Umufragirure ituro ry'umukurambere. Umufragiro ufatika. Ibi ni ibintu toto. Shira umufragiro ufatikanga. Ongera amafaranga. Ongera ituro ry'umukurambere. Okay. Ntacyo bitwaye. Okay. Ubu ngubu rero ngiye kujya mvuga ibintu ubisubiremo. Uranyumva neza? Nakubonye mu bwoba wowe. Nakubonye mu bwoba. Ariko ku mukurambere umuti wabonetse. Ndashaka umwana. Urajya usubiramo. Uvuga ati umwana. Ndashaka umwana. Ndashaka umwana.
umukobwa ujye usubiza ngo umukobwa ndashaka umwana umukobwa aba kati ujye usubiza ngo kati ubu ngubu rero ubu tuvugana ngiye kuguhereza izi ni nshakwahaza impyisi ugiye kugenda ushaka isake maze uyibage numara kuyibaga umutwe ukijejeta amaraso urafata iyi misatsi ni nshakwaha nk'uko nabikubwiye z'impyisi urangiza uzengurutse ku mutwe w'isake akira nurangiza uranyumva neza nizere kunyumva neza uragenda ushyire munsi y'umusego aho umugabo wawe arara ubundi wirebera ibiri bube kuko njyewe nyababyeyi nayibonye ndi kukubona watwise ikindi rero uraramuka utinyutse kugira ubibwira ayo mabere yawe arahinduka agatuza maze ndeba ukuntu uzajya wonsa ntabwo ndabivuga ukibeshya ugatinyuka ikindi rero buri mu gitondo nkuhaye ibyumweru bitatu uzajya ukuramo ubusa buri inkoko itarabika inyoni zitararirimba nurangiza ukuremo ubusa buri uranyumva neza nurangiza ujye mwirimbi wambaye ubusa buri ugenda uririmba umukurambere bati kati uranyumva neza kandi ubwo yabonaga ndi umupfumu ewe Mukama muraho neza mugomere cyane turakomeye tumaze iminsi tukubona mu rusengero mu bikorwa bisanzwe bya korali utakiboneka twibaza byinshi niyo mpamvu tubafashe umwanya wo kureba bitubwire byagenze bite ahora n'ikize nubwo mutambona rero ariko mba nibereye mu rugo ndi wa muntu wacitse intege ikibazo cyanjye murakizi ikibazo cyo kutabyara umugabo yirwa ntoteza ibibazo byenda kunyica ariko Mukama uko waba ufite ibibazo byose cyangwa ibibazo byose waba urimo kunyuramo ntabwo byatuma udasenga ahubwo ibyo bibazo byo byaguheza imbaraga zo gusenga urambwira gusenga igihe nasengeye nuriye imisozi naraye amajoro narapfukamye amavi yabaye umukara izo mana zanyu mumbwira zitansubiza ngo zimpe umwana izo mana ntabwo zibaho nta kintu wayumvisha bameze ko iyo mana ibaho Mukama karame nawe wajyaga wuzuza umwuka wera turimo gusenga ukuzuza umwuka rero ukatubwira iby'Imana ivugana natwe koko ugeze ubwo kwibagirwa ko Uwiteka Imana afite imbaraga koko oya ntabwo bibaho nindara ku nkeke umugabo yenda kunyica nabuze urubyaro ibyo birumvikana iyo mana itanga urubyaro ko itampaye urubyaro ariko igihe n'igihe cyacyo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ncuruzwa byose na Kristo mu imbaraga Mukama wirengagiza ibyabaye kuri hano njyewe nararambiwe rwose imyaka 10 ishize ntabwo ariho nzabona urubyaro nararambiwe sinzagaruka muri izo nsengero muvuga ugeze ubwo kwiyabageza aho ngaho oya rwose agahinda kenda kunyica ibyo mbwira byo kwirwa mu nzu y'Imana byarandambiye nagiye mu bapfumu nageze naho njya mu bapfumu njya kwishakira igisubizo byaranze muraza mumbwira ibintu byo gusenga gute abapfumu nagiye mu bapfumu Yesu we mu bapfumu yego rwose Mukama birakwiye ko wakongera ukagaruka ukegera Imana ugasaba imbabazi tukagusengera Imana yo mu ijuru ikongera ikakugaruka nk'uko yaguhozeho yego ukongera ukuzura umwuka wera ugatandukana n'ibyo bintu byose baguhaye ubwo busenga wakuye ku mwana w'umuntu bukavanwaho Mukama
nyemerera umfashe twongerera turimbe indirimbo imwe. Reka rero dufatanye indirimbo y'Ijana na 50 mu gushimisha Imana. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, arankunda uwo mwami. Haleluya, sankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye oh Yesu Kristo umwami wacu bwite. Arankunda umwami. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Uwiteka Imana yacu, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubushobozi. Data mwiza, twarakubonye ukora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi n'ingabo wakongera ukagaragara, tuzi ko twishe. Uwiteka data mwiza, ishimwe cyawe byakongera bikagaragara ko umujakazi wawe yagarutse mu nzira, ariko nyir'ingabo Imana. Jesus, urakoze data mwiza, urakoze kubw'ijambo ryawe numvishe ringezeho. Umwaka nk'uyu nguyu undi mwaka utaye iki gihe kwazaba afite urubyaro. Urabikoze nyir'ingabo, tuzi neza ko Imana ikora. Urakoze Jehova, urakoze mwami mwiza kuko icyo ukoze muri rugo. Data mwiza rero turagushimye cyane rwose. Urakoze tugukura ibwatsi tugukomera amashyi kuko ari byo uvuze mwami Imana. Mukama, ijwi ry'Imana rinjwi rirambwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ufite umwaka. Amen. Kandi nzi neza ko iyo yavuze ibivuze. Amen. Maze rero muvandimwe, twari turimo tutembera, hari n'izindi ntama nkawe twari tuduherwa kubona. Turacyakomeza urugendo rero ukomere kandi wera umugambi imbuto, maze intonganya zigabanuke mu rugo. Ijambo ry'Imana ngo cozwa byose na Kristo imbaraga, ari twebwe ntacyo twageraho. Mukama, urakoze rero kutwakira muri rugo. Kambageze kwirenge. Murakoze cyane. Mutima wanjye weshima Imana, ko yakubatuye shima Imana. Wishiriye. ariko rero muri iyi minsi uriziwe kabisa. Sava umeze neza? Iyi ni karibu. Ibi neza neza ufite muri iyi minsi rwose ni nk'ibyo nanjye mfite. Nawe niko umeze. Ni nk'igihe Bikira Mariya yabonye yibarutse Yesu. Kuba ntago wabyumva. Ubundi umeze ute? Meze neza. Umeze ute wowe, akazi kagenze gute? Muri iyi minsi akazi kari kugenda neza cyane. Nanjye twirirwa meze neza, ibyishimo ni byose. Niba ari inkuru nziza dufite muri iyi minsi. Ukuntu nishimye niko nawe wishimye. Sheri, ariko ubundi banza uhaguruke. Ubundi urabona aho ndirimba. Oya. Uyu munsi rero nagiye muri korali. Wow. Nagiye kwiga indirimbo imwe. Sheri wayindirimbe. Iyi ndirimbo imwe Iyindirimbe. y'umugore mwiza nkawe. Ngo amaso yawe aragutwaye, igituza cyawe ni kigarama, ibibero byawe ni uburiri, intoki zawe ni ibitozo. Sheri, Sheri, uyu munsi ifunguro ry'umugoroba ntiri kuritegura. Wow. Urumva? Yego. Itegure nta bintu byo gutinda. Ubu mu minota 5. Oya, kana karakomeza kamere neza. Karakomeza kamere neza. Turafata ifunguro muri Serena. Oya. Turafata ifunguro muri Serena. Kangiye kwitegura. Oya, genda rwose ucapurisha iminota mike.